Yes, noneho muri iyi website ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online, ukuntu wakinjiza hagati y'ibihumbi 7,200 cyangwa se ibihumbi 2,500 ku munsi, cyangwa se amafaranga 625 ku munsi. Uvuga ngo urabona ko iyi website, urabona ko ngewe hano, urabona ko mfitemo amafaranga ibihumbi 135. Iyi ni kampani bita TMP. Ndatekereza abantu benshi murayizi. Urabona ko hano muri TMP ngewe, urabona ko ndi muri job 3. Hano job 3 ushoramo ibihumbi 250. Noneho hano urabona ko hano handitse ngo inshingano. Oya, urabibona, urabona ko hano uramutse uri muri level ya mbere ku munsi wakinjiza amafaranga 625 uri muri level ya mbere. Noneho ku kwezi urabona ko ni ibihumbi 18,750 winjiza. Noneho ku mwaka uri muri level ya mbere winjiza ibihumbi 228 n'amafaranga 125. Twagiye muri level ya kabiri. Uri muri level ya kabiri murabibona hano, urabona ko ku munsi winjiza ibihumbi 2,560. Ndaza kugenda mbasobanurira no kuri izi level uko bimeze. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe byonyine, ubundi tugakomeza. Ugenzure neza ko wakanda subscribe na like, ndetse niba hari n'igitekerezo ufite ugishyiraho ngaho muri comment, ndaza kugusubiza. Noneho dukomeje, urabona ko hano uri muri level ya kabiri nk'uko nabibabwiye, ku munsi winjiza ibihumbi 2,560. Murabibona neza hano. Noneho ku kwezi winjiza ibihumbi 76 n'amafaranga 800. Uvuga ngo yose hamwe ku mwaka ni ibihumbi 934 n'amafaranga 400 winjiza uri muri level ya kabiri. Murabibona muri kano gatebo kanditse ngo umubare w'imirimo ninjiza ya komisiyo. None tugiye kuri level ya gatatu, wenda bariyo tugarukiraho mbasobanurira. Urabona ko level ya gatatu ni ibihumbi 7,200 winjiza ku munsi. Ibaze nawe ubaye winjiza ibihumbi 7,200 ku munsi yose, urumva ko ni amafaranga menshi cyane. Noneho ku kwezi ni ibihumbi 216 winjiza. Ibaze nawe winjiza ibihumbi 216 ku munsi uri muri level ya gatatu. Uvuga ngo ku mwaka ni 2,200,000 n'ibihumbi 628. Ibaze nawe. Bwite ku kwezi winjiza ibihumbi 216, ku munsi ni 7,200 winjiza, kandi amafaranga ufitemo uwemerewe kuyabikuza igihe ushakiye nta kibazo. Noneho twagiye, urabona ko ngewe ndi muri level ya gatatu. Urabona hano handitse ngo G3 job 3. Murabibona hano handitse ngo G3. Urabona ko ngewe ndi muri job ya gatatu. Urabona ko amafaranga amaze gukuramo yose hamwe ni ibihumbi 135, kubera ko ngewe dore nagiyemo ejo bundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni ejo bundi gusa mpita njya muri level ya gatatu. Ni ukuvuga ngo garanti y'amafaranga yanjye igihe nzarekerera kwinjiza ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2027. Ni ukuvuga ngo ubundi amafaranga ushyizemo umara umwaka winjiza, wongera gushyiramo andi iyo umwaka urangiye. Ngahibaza nawe, urabona nejo bundi ngiye mwamaze gukoramo ibihumbi 135 yose. Noneho wowe ushobora kuba wibaza ngo ese ibijyanye n'amarevo, ni ukuvuga ngo task wakora. Dore ngiye hano nta nubwo nari nakora uburyo ukora task zawe bitewe n'amafaranga washoye. Urugero, niba uri hano muri level ya mbere, muri job ya mbere, murabibona job ya mbere ni ibihumbi 22 ushyiramo ku munsi, ukajya ukorera amafaranga 625 ariyo winjiza ku munsi muri job ya mbere. Sibye ko income yana nayisobanuye. Urabibona ko job ya mbere ni 22 ushyiramo ku munsi, ukajya winjiza 625. Ku kwezi ni ibihumbi 18,450.
urashyizemo 22. Ya noneho job gatatu urabona ko job kabiri nako. Job kabiri urabona ko ni 90,000 ushyiramo, murabibona. Ku munsi ukajya winjiza 2,560 ku munsi. Warashyizemo 90,000. Noneho ku kwezi urabona ko ni 76,000 n'amafaranga 800. Murabibona hano ngaha niyo winjiza iyo washyizemo 90,000 muri job ya kabiri. Yose hamwe yo winjiza ku mwaka murayabona hano ni 934 n'amafaranga 400. Niyo winjiza ku mwaka urashyizemo 90,000. Noneho job gatatu wenda buriyo tugarukiraho, urabona ko job gatatu ni 250 ushyiramo, murabibona hano ngaha neza. Noneho ku munsi winjiza 7,200, murabibona. Ku munsi winjiza 7,200 iyo washyizemo 250, kuko nanjye niyo nashyizemo. Ubu ku munsi ninjiza 7,200. Urabona ko ku kwezi ni 2,216 winjiza iyo washyizemo 2,250. Ku kwezi winjiza 2,216, murabibona hano. Noneho ku mwaka yo winjiza totali yose hamwe murayabona hano ni 2,628,000. Niyo winjiza mu gihe kingana n'umwaka. Ariko winjiza buri munsi kandi amafaranga winjije buri munsi iyo ubishaka kurayabikuza cyangwa se ukabikuza amaze kuba menshi. Noneho njye nababwiye ko ndi muri level ya gatatu. Ku munsi ninjiza 2,200. Noneho reka urabona hano ngaha igiye gukora task zawe kugira ngo ya mafaranga yinjire. Murabona hano handitse ngo inshingano, murahabona hano. Urabona ubungubu njyewe ntago nari nakora. Urabona ko kube iyo uri muri level ya mbere baguha imirimo, baguha task 5. Urabona ko iyo uri muri level ya mbere ni task 5, ariko iyo uri muri level ya kabiri ni task 8 baguha. Waba uri muri level ya gatatu bakaguha task 15. Urabona ko njyewe ni task 15 mfite. Urabona ko nizo nkora. Reka nze nkore kugira ngo mubashe no kureba uko task zikorwa, wenda kugira ngo ubimenye. Urabona ko hano urabona amafaranga ari kugenda yiyongera. Urabona ko hano ngaha mfitemo 19,000 n'amafaranga 485 niyo mfiteho. Noneho ngiye gukora task, reka nzurebe uko zikorwa. Ngiye kugerageza aho mbereka. Ukanda hano handitse ngo shaka gahunda. Twagiye. Yes, uyu munsi urabona ko uyu munsi ni umunsi w'ubwigenge. Uyu munsi nta mirimo ihari, ariko ubundi TMP abantu benshi barayizi. Iyo ukikora yubahiriza amategeko ya leta, amabwiriza yose ya leta yubahiriza. Ku munsi wo gusora ntago bakora, ndetse no ku munsi w'umuganda ntago ukora kuba guhari. Ibintu nk'ibyo byose, ariko TMP rwose ni gutya ikorwa kandi imaze umwaka urenga. Ubwo urumva ko rizewe cyane. Uwo niwumva ushaka kuyijoyininga ushobora kunyandikira kuri izo nimero nashyizemo aho ngaho, nkagufasha nkagusobanurira tukayiganiraho, cyangwa se ukandika naho ngaho muri comment, ugasiga nimero zawe aho ngaho muri comment. Njyewe ndahita nkwandikira nkusobanurire cyangwa se nkuhamagare. Wowe icyo usabwa ni ugusiga nimero zawe aho ngaho muri comment, ubundi nkagufasha cyangwa se ukanyandikira nkabasha kugusobanurira. Ubwo murakoze cyane. Yes, noneho muri iyi website ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online, ukuntu wakinjiza hagati y'ibihumbi 7,200 cyangwa se 2,500 ku munsi, cyangwa se amafaranga 625 ku munsi. Uvuga ngo urabona ko iyi website, urabona ko njyewe hano, urabona ko mfitemo amafaranga 135. Iyi ni kampani bita TMP. Ndatekereza abantu benshi murayizi.
urabona ko hano ngaha muri TMP ngewe urabona ko ndi muri job gatatu. Hano job gatatu ushoramo ibihumbi 250. noneho hano urabona ko hano handitse ngo inshingano. Oya ya urabibona, urabona ko hano uramutse uri muri level ya mbere ku munsi wakinjiza amafaranga 625 uri muri level ya mbere. Noneho ku kwezi urabona ko ni ibihumbi 18,750 winjiza. Noneho ku mwaka uri muri level ya mbere winjiza ibihumbi 228 n'amafaranga 125. Twagiye muri level ya kabiri. Uri muri level ya kabiri murabibona hano, urabona ko ku munsi winjiza ibihumbi 2,560. Nazi kugenda mbasobanurira no kuri izi level uko bimeze. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe byonyine, ubundi tugakomeza. Ugenzure neza ko wakanda subscribe na like, ndetse niba hari n'igitekerezo ufite ugishyiraho ngaho muri comment, ndaza kugusubiza. Noneho dukomeje, urabona ko hano uri muri level ya kabiri nk'uko nabibabwiye, ku munsi winjiza ibihumbi 2,560. Murabibona neza hano. Noneho ku kwezi winjiza ibihumbi 76 n'amafaranga 800. Uvuga ngo yose hamwe ku mwaka ni ibihumbi 934 n'amafaranga 400 winjiza uri muri level ya kabiri. Murabibona muri kano gatebo kanditse ngo umubare w'imirimo ninjiza ya komisiyo. None tugiye kuri level ya gatatu, wenda bariyo tugarukiraho mbasobanurira. Urabona ko level ya gatatu ni ibihumbi 7,200 winjiza ku munsi. Ibaze nawe ubaye winjiza ibihumbi 7,200 ku munsi yose, urumva ko ni amafaranga menshi cyane. Noneho ku kwezi ni ibihumbi 216 winjiza. Ibaze nawe winjiza ibihumbi 216 ku munsi uri muri level ya gatatu. Nuvuga ngo ku mwaka ni 2,2 n'ibihumbi 628. Ibaze nawe. Bwite ku kwezi winjiza ibihumbi 216, ku munsi ni 7,200 winjiza, kandi amafaranga ufitemo uwemerewe kuyabikuza igihe ushakiye nta kibazo. Noneho twagiye, urabona ko ngewe ndi muri level ya gatatu. Urabibona hano handitse ngo G3 job gatatu. Murabibona hano handitse ngo G3. Urabona ko ngewe ndi muri job ya gatatu. Urabona ko amafaranga amaze gukuramo yose hamwe ni ibihumbi 135, kubera ko ngewe dore nagiyemo ejo bundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni ejo bundi gusa mpita njya muri level ya gatatu. Ni ukuvuga ngo garanti y'amafaranga yanjye igenza nzarekerera kwinjiza ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2027. Ni ukuvuga ngo ubundi amafaranga ushyizemo umara umwaka winjiza, wongera gushyiramo andi iyo umwaka urangiye. Ngahibaza nawe, urabona nejo bo ningiye mwamaze gukoramo ibihumbi 135 yose. Noneho wowe ushobora kuba wibaza ngo ese ibijyanye n'amarevo, ni ukuvuga ngo task wakora. Dore ngiye hano nta nubwo nari nakora uburyo ukora task zawe bitewe n'amafaranga washoye. Urugero, niba uri hano muri level ya mbere, muri job ya mbere, murabibona job ya mbere ni ibihumbi 22 ushyiramo ku munsi, ukajya ukorera amafaranga 625 ariyo winjiza ku munsi muri job ya mbere. Sibye ko income yana nayisobanuye. Urabibona ko job ya mbere ni 22 ushyiramo ku munsi, ukajya winjiza 625. Ku kwezi ni ibihumbi 18,450. Urashyizemo 22. Ya noneho job gatatu, urabona ko job kabiri nako. Job kabiri urabona ko ni ibihumbi 90 ushyiramo. Murabibona ku munsi, ukajya winjiza ibihumbi 2,560 ku munsi, warashyizemo ibihumbi 90. Noneho ku kwezi urabona ko ni ibihumbi 76 n'amafaranga 800. Murabibona hano ngaha niyo winjiza iyo washyizemo ibihumbi 90 muri job ya kabiri.
yose hamwe yo winjiza ku mwaka murayabona hano ni 934 n'amafaranga 400 niyo winjiza ku mwaka urashyizemo 90. Noneho job gatatu wenda buriyo tugarukiraho, urabona ko job gatatu ni 250 ushyiramo, murabibona hano ngaha neza. Noneho ku munsi winjiza 7200, murabibona ku munsi winjiza 7200 iyo washyizemo 250, kuko nanjye niyo nashyizemo. Ubu ku munsi ninjiza 7200. Urabona ko ku kwezi ni 216 winjiza iyo washyizemo 250. Ku kwezi winjiza 216, murabibona hano. Noneho ku mwaka yo winjiza totali yose hamwe murayabona hano ni 2,628,000 niyo winjiza mu gihe kingana n'umwaka. Ariko winjiza buri munsi, kandi amafaranga winjije buri munsi iyo ubishaka kurayabikuza cyangwa se ukabikuza amaze kuba menshi. Noneho njye nababwiye ko ndi muri level ya gatatu, ku munsi ninjiza 7200. Noneho reka urabona hano ngaha igiye gukora task zawe kugira ngo ya mafaranga yinjire. Murabona hano handitse ngo inshingano, murahabona hano. Urabona ubu ngubu njyewe ntago nari nakora. Urabona ko iyo uri muri level ya mbere baguha imirimo, baguha task 5. Urabona ko iyo uri muri level ya mbere ni task 5, ariko iyo uri muri level ya kabiri ni task 8 baguha. Waba uri muri level ya gatatu bakaguha task 15. Urabona ko njyewe ni task 15 mfite. Urabona ko nizo nkora. Wenda reka nze nkore kugira ngo mubashe no kureba uko task zikorwa, wenda kugira ngo ubimenye. Urabona ko hano urabona amafaranga ari kugenda yiyongera. Urabona ko hano ngaha mfitemo 19,000 n'amafaranga 485 niyo mfiteho. Noneho ngiye gukora task, reka nzurebe uko zikorwa. Ngiye kugerageza aho mbereka. Ukanda hano handitse ngo shaka gahunda. Twagiye. Yes, uyu munsi urabona ko uyu munsi ni umunsi w'ubwigenge. Uyu munsi nta mirimo ihari, ariko ubundi TMP abantu benshi barayizi. Iyo ukikora yubahiriza amategeko ya leta, amabwiriza yose ya leta irayubahiriza. Ku munsi wo gusora ntago bakora, ndetse no ku munsi w'umuganda ntago gukora kuba guhari. Ibintu nk'ibyo byose, ariko TMP rwose ni gutya ikorwa, kandi imaze umwaka urenga. Ubwo urumva ko irizewe cyane. Uwo niwumva ushaka kuyijoyininga ushobora kunyandikira kuri izo nimero nashyizemo aho ngaho, nkagufasha nkagusobanurira tukayiganiraho, cyangwa se ukandika naho ngaho muri comment, ugasiga nimero zawe aho ngaho muri comment. Njyewe ndahita nkwandikira nkusobanurire cyangwa se nkuhamagare. Wowe icyo usabwa ni ugusiga nimero zawe aho ngaho muri comment, ubundi nkagufasha cyangwa se ukanyandikira nkabasha kugusobanurira. Ubwo murakoze cyane.